Yes, reka rero twongere tubifurize igitondo cyiza kuba twumva amasaha ya mu gitondo. Igicamusi cyiza kuri mwe wese mutwumva amasaha ya nyuma ya saa sita, umugoroba mwiza kandi kuri mwe mutwumva ari masaha y'umugoroba, biraza guterwa naho mutwumva muherereye nuko ingengabe yaho ihagaze. Turabasuje cyane tubifurije icyumweru cyiza abatwumva muri ku mugano wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, abatwumva by'umwihariko muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, abatwumva muri mu Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda, ndetse we n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye biri hano muri Afrika. Turabasuje cyane tubahe ikaze muri amakuru yo muri iki gitondo. Abatwumva namwe muri ku mugabane w'Uburayi mu bihugu bigiye bitandukanye, abatwumva muri ku mugabane wa Amerika n'ahandi hose, mwese reka tubabwire ngo igitondo cyiza rwose, igitondo cy'umugisha, reka iki cyumweru rwose kibabere icyamata n'ubuki muri rusange. Turazindutse muri iki gitondo cyo ku munsi wo ku cyumweru, turi tariki 13 z'ukwezi kwa 2024. Turagarutse ngo tubahe amakuru agezweho, akaba n'ubundi rero amakuru y'ibikomeje kubera hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ni mu ntambara rero ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri studio rero n'ubundi kuri mikoro kabiri ni Captain Sina Makosa, hanyuma rero muri kuri mikoro ya mbere ni Fighter. Twari tugiye kugaruka uko bizindutse nuko byaraye bimeze cyangwa se bigenze muri ibi bice bigiye bitandukanye hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Waramutse neza Sina Makosa, bite byawe? Bwakeye neza Fighter. Nanjye ibintu urumva nyine buriya hari ukuntu umuntu avuga ijwi yarisohora ugahita umenya ngo kuri we habari zasubuyize rwose bimeze bite, ugahita ubimenya, ugahita ubyibwira. Ubwo rero mu by'ukuri ngira ngo n'ubundi iki tuzindure n'amakuru niyo atuzanye, tukaba tugiye kubwira abantu n'ubundi kuri bwa buryo cyangwa se kuri bwa budasabwe Jeune Official uko ibintu bihagaze. Nta gutinda rero turahera hano muri teritwari ya Rucuro. Naho mu by'ukuri ibi bintu cyangwa se muri iyi minsi ntabwo byari bimeze neza muri iyi minsi birishize, nubwo ngira ngo ku mugoroba nababwiye ko ndibuze guhera cyane by'umwihariko ku nkuru idasanzwe iri kubera hano muri ibice bigiye bitandukanye biri muri murenewo za M23. Mbabwira ko ndibuze kwabwira bamwe operation M23 iri gukora yo gucakira abakada bakorana n'ingabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kisekedi, ndetse ndabwira nti amwe mu mazina yabo ndaza kugenda nyashyira hanze. Iyo nimwe mu nkuru nabasezeranije rwose mu kiganiro nimugoroba bwo twe dusoje ikiganiro, ndavuga nti ndaza kwibagezaho. Hanyuma ku mugoroba ubanjirije uyu washize nabwo nababwiye yuko nababwiye abasirikare bakomeye bamaze kwivuganwa na n'uwitwa mu by'ukuri General Omega, ariko mbabwira n'abandi barwaye amaroziye ko hari abandi barwaye amaroziye ariko kugeza na n'ubu batarapfa ariko bamerewe nabi. Mbabwira ko nabo ndibuze kubazanira amakuru vuba hangaha. Ibyo rero nabyo uyu munsi ndibuze kwibabwira muri iki kiganiro cyo muri iki gitondo, n'andi makuru agiye atandukanye yose mukaza kwa mugenda muyagezwaho. Sina Makosa n'icyo wateguriye abadukurikiye? Muri iki gitondo turazindukira hangaha muri territoire ya Masisi, turi ukuntu hadiya rwose zagahira, ukuntu ejo byari byire bimeze rwose, uko intambara yari komeje kugenda navuga ihanganisha uyu mutwe wa M23 ndetse na FARDC ko byari bimeze. Dusimbukira za Bweremana naho uko gahunda zimeze, yibona za Minembwe naho turasimbukirayo turebe uko situation yahimeze, dore yuko mu bwoko bw'abanyamurenge nabo komeje kugenda bahura n'uruva gusenya. Turavanga twinajya mu mujyi wa Goma naho rwose ibintu ntabwo bikomeje kugenda biba byiza. Dusimbukira na Lubumbashi, dore yuko ngimodoka yo bita Moise Katumbi ngo yasanzwemo imbunda zitari nkeya. Ese iyi modoka ibyawe bimeze bite? Urumva ko amakuru yo ni menshi cyane. Ubwo uyu baramufunze birarangiye. Ukimara kumva ibi bintu ugomba guhita umenya ko already uyu mugabo bigaragare ko yakorewe akagambane nka kamwe kakorewe witwa Mwanga Ncucu. Ubwo icya kigomba gukurikira no gufungwa. Yes, biro urumva yuko amakuru yo ni menshi cyane, ubwo nayo tutababwiye rwose turagenda tuyabagezaho. Urumva yuko icyo tubasaba gusa muntu utarakanda subscribe cyangwa se icyo bita s'abone rwose ubikore, nta mega bitwara nta n'umwanya rwose. Icyo bigufasha ni ukugira ngo ikiganiro kigera ku rubuga ujye ukibona mu bambere rwose, warangiza ugakanda no kunzogera, ubundi ukaba umunyamuryango wa
Eugene Official ubundi ukajya ukanda like ndetse na share ubundi tukakomeza kugenda tukugezaho amakuru akomeje kugenda rwose abera hangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twihuse cyane rero sina makosa reka wenda ngenera nifashisha zimwe mu nyandiko za drone yacu cyangwa se mu byagiye uko ibintu byagiye biza. Ubwo birumvikana tugiye kwinjira hano muri Rucuro duhere kuri inkuru nayo basezeranyije ndababwira nti uko by'abakose ndaza kubabwira bamwe mu baturage cyangwa se mu bakada bizi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa batawe muri yombi naho bagiye bafatirwa ndetse nkababwira ko namwe mu mazina ya bamwe mu batawe muri yombi ndibuze kujyana yabagezaho ndagira ngo iyi nkuru ariyo duheraho. Nukuvuga ngo amakuru mfite nuko ahitwa muri groupement ya Tongo ariho iyi operation M23 bayitangire yo kugenda bakufata abakadazi cyangwa se abakada barwana ku butegetsi cyangwa se baha amakuru izingabo zirwana ku butegetsi bwa Gisekedi. Aho amakuru ari kutugeraho ndetse harimo uwaje gufatwa uyu mukada wafashwe akaba yitwa ngo ni Kireopa. Uyu Kireopa rero ngo akaba mu by'ukuri yakoraga akazi ko kubaga amatungo akaba yabikoreraga hehe mu by'ukuri ibi yabikoreraga hano muri za Kabizo cyangwa se hano muri Kabizo muri aka gace ka za Kabizo niho ibi bikorwa cyangwa se niho yagendaga neka makuru hano muri za Tongo za Kabizo aho hose akaneka agenda ashakisha amakuru yarangiza akayahereza mu by'ukuri iyi raporo akaya FDLR. Niho handi tujya tukumva FDLR yagize itya yinjira amaturage irabica kuko ngo amakuru arimo arangeraho ndimo ndahabwa na drone nuko ngo uyu mugabo yaramaze kwicisha benshi aho ngo aya makuru yamaraga kuyabona akayashira uwitwa Pascal ni umu FDLR ukomeye cyane witwa Pascal. Uyu Pascal rero akaba ari umwe ngo mu basirikare ba FDLR bamaze abaturage hano muri za Tongo. Uyu mugabo kandi ngo bikaba binemezwa ko ari we wigeze kugira uruhare muri cya gitero kigeze kwibasira amatungo aho hishwe inka zirenga 300 zirashwe. Uyu ngo niwe wari ukomandinze icyo gitero cyarasiye inka hariya muri Parike Nationale de la Virunga cyangwa se muri Virunga Parike. Aha ngo hakaba ari mu birometero bike cyane uvuye ahantu bitango werekera za Karenga uva Tongo werekera ahangaha nuvuga ngo iyo uva Tongo ni mu birometero bike cyane ukabugeze za Karenga. Rero niho izi nka ziciwe zigera kuri zirenga 300. Igitero cishe izi nka kikaba cyari cyagabwe n'umugabo Pascal. Uyu Pascal rero mu by'ukuri twaje kumenya iki tumenye yuko uyu mugabo bitango ni Kireopa numwe mu by'ukuri n'abandi bagenze bose ngo M23 yamaze kubata mu mvuto. Barabakada ba FARDC na FDLR nibo bayihaga amakuru. Ubu amakuru akavuga ko ngo ubu bari gukurikiranirwa hehe bari gukurikiranirwa ahantu bitazamurimbi muri iyi kagace ka Murimbi. Aha Murimbi kandi mwibuke ko twabwiye ko M23 ihafite ibirindiro rero niyo bajyanwe bari kubazwa bari gukurikiranwa kugira ngo hamenyekane ese ninde ubatuma ibyabo bimeze bite. Urumva ko rwose hariya muri za turavuga za Tongo za Kabizo ndetse no muri bice bigiye bitandukanye. Urumva yuko izi FDLR rwose kugira ngo zishire muri bikomeje kugenda bigorana ari kumva ko nimba zigeze zigira n'abakada bo kujya bagenda bazireberera aba nabo urumva yuko abari abafatanya bikorwa babo muri rusange bituma ari impamvu umutekano ukomeza kugenda uzamba. Yes, tukiri hano rero mu by'ukuri hano muri iyi groupement reka mbabwire ko ahantu bita za Kabizo ku munsi w'ejo hashize ahitwa za Boreusa ni Bundase. Ahitwa za Bundase rwose twarabibabwiye tubabwira ko hari kubera imirwano ikomeye cyane kuko ngo FDLR ngo basige baca muri humye bakaza hari yabakarwana. Ibiro murabyibuka ko twababwiye ko hari ahantu M23 yagize itya
hatega ambushi aba FDL bari baje kurema isoko hano rya Kabizo ibakoramo umusiri. Nyuma rero yuko babonye M23 ibonye ka ahantu hari kuza FDL cyane, yahohereje ngo umwe mu bakomanda bakomeye cyane yizera yaminiye ko bazi guhiga cyane cyangwa se mu byukuri gutega uduco cyane. Akaba rero afite amazina y'uwitwa ngo ni uwitwa Juste niwe ngo bajyanye hariya hantu hano muri za Kabizo kujya guhangana ndetse no kuranduramo iriya FDL muri biriya bice. Abaturage rero mu byukuri ngo bakabana mukunda cyane uyu mukomanda kuko ngo ni umukomanda usabana cyane n'abaturage kuko ngo ahantu ari usanga hari umutekano ndetse abana n'abaturage neza. Abatera buraga baburaga n'abaturage. Nta mpamvu yo kubahabura. Abaturage rero ngo baramukunda cyane. Usanga niyo bari kuvuga bati rwose Juste wacu nguko uko ibintu bihagaze. Tukiri kuri biroro bijyanye no gushuno no gukomeza kubungabunga umutekano no kwirinda iyicwa rya hato na hato ry'abaturage, gusahura n'iki byose, dore ko bigaragara ko ibi bintu byo gusahurwa n'iki byose bundi bisa naho biterwa n'abasirikare cyangwa se n'abaturage baha amakuru, abakada baha amakuru izi nkora amaraso cyangwa se izi FDL nk'uko mbona babyandikiye. Bakubwira ko ngo ubundi abaturage ngo bamenya neza ngo umuntu ufite nk'amafaranga babakada imirimo bakora no bameze nk'ababigize business ngo ugira nk'amafaranga bagahita bahamagara, bamenye yuko wagurishije nk'ikintu ufite wenda nk'ibihumbi $200 bagahita babibwira aba FDL. None za FDL cyangwa se abandi bose barwana ku butegetsi bw'Ikinshasa bagacengera bakaza bakakuboha bakabanasiga banakwishe ya mafaranga bakayatwara, nibura akamusigiramo n'utudolari nka 300 cyangwa se utudolari 100. Uyu watanze amakuru, watanze amakuru. Urumva ko n'abakada ba FARDC nabo basigaye bikorera umwuga wo guhohota cyangwa se wo gutuma abaturage bahura n'ibyago muri rusange. Yes, urumva ko rero ntago byoroheje. Birasaba rero ngo abakada ba FDL bakomeze kugenda bahatwa ibibazo kugira ngo turebe yuko rwose umutekano wakomeza kugenda ubungwabungwa hariya, abaturage bakaba bagira ute bakaba babona umutekano usesuye nyuma yo kwiza FDL kuva ko zihabwa amakuru ziza ariko zamaze guhabwa amakuru ndetse zikaza zizi aho M23 iherereye kugira ngo batabanagwa muri ambushi yabo. Urukumva ko amakuru yahariya yose baba bayafite. Yes, nguko rero uko bimeze nuko bihagaze. Hanyuma rero nawe wasimbukira aho ngaho muri ibyo bice ukatubwira uko bihagaze mu gihe cyoroganiza indi nkuru iremereye. Yes, muri Masisi naho rwose nari nababye ko muri aha ngaha zagahera rwose hari habyukiye naho imirwano ikomeye cyane nyuma yuko izi FARDC ndetse na Wazarendo bari bagabye ibitero kuri M23, ariko M23 rwose iza kuba yabyitwaramo neza, dore yuko yabakubise rwose mwabira bice aho bita za Gasura ndetse bamanura hasi za Kinyana nyuma yuko bari baje nabo bayigabyeho igitero simusiga. Ni mu gihe M23 bundi igiye kubahiga bashaka fight ikababura mu birindira abagabo ntago bakigira za defense hari azagahira bibera mu baturage kuko babonye bubaka defense M23 ikagenda ikayitwika. None ubu ngubu ibyo kubaka defense byavuyeho basigaye babana n'abaturage, mu gihe M23 nigeze mu giturage usanga ngo bakura moteni bakiyambara teni civile bakiyambara imyenda ya gisivile ku buryo kigo nta n'umuturage ushobora kuba yagira ute yatangaza ngo uriya n'umuzarendo cyangwa siwe, kuko ngo uramutse umutangaje bakamutwara bagenzi be baza bakagira ute bakakwivugana. Ibirongo bigatuma abaturage bakomeza kugenda bababekamwe ubwo bwo ndavuga Wazarendo bababwira ko nigiye rwose baramuka bahirahiye babateza ubwo ndavuga M23 ko bitazabagwa amahoro. Ubwo rero ngo M23 iramanuka yagera muri ibi bice mu rusisiro bagasanga rwose imbunda bazibitse, bari gutembera mu masantere rwose ari abasivile bagenda imbunda bakongera bakagira ute bakazegura. Ni mu gihe rwose ama defense hariya yose asa nk'ari hariya za Kinyana za Buhimba mbese ubuce bwose bugiye butandukanye ukamanukana za Gise M23 ama defense yose yarayatwitse. Ariko ikibaza tese izi Wazarendo ziba hehe zituruka he? Ibi byatumye rero ngo M23 ibwira abaturage bari muri bice ko nabo bashobora kuba bavayo bakazamuka za Tambi ndetse n'abandi bakaza hano gahira ku soko aho M23 isanzwe iba
ubundi kajya guhangana n'izi wazarendo n'izi FRDC zikomeje kugenda zihisha mu baturage. Ati igihe mwaba mukiri kumwe na wazarendo mugisangira nabo mukirwana nabo, kuba rwose twabakura muri mwe biragoranye. Atariko igihe cyose muzama muvuze ko mubahigamiye kuba twahangana nabo bizatworohera cyane. Ubu n'ubutumwa rwose bwatanzwe nyuma y'uko urugamba rwari rumaze, navuga ko izi wazarendo bari bamaze kuzishwiragiza hariya. Abaturage bamwe na bamwe rero ngo bakaba bafashe icyemezo cyo kugenda bava muri ibi bice bisunga ubuce M23 yamaze kwigarurira. Ni mu gihe ngo ntawe ushobora kuba yajya guhahira iyi mu bice wazarendo na FRDC barimo, cyangwa se waba ufite umurima ukaba wagira ute wajya kuba wahinga cyangwa se kujya gushaka ibyo kurya. Ngo abantu bose bari mu bice M23 iyoboye ubwo ndavuga hariya za Bigogwe, za Gasura ndetse na hariya igahira ku zone yewe na hariya za ahangaha za Tambi, nta muturage uri muri ibi bice wemererwa kuba yajya mu bice bya wazarendo, kuko iyo bageze rwose babakorera ibikorwa bitari byiza, bakabarenganya ndetse bakabambura. Ibiro M23 akaba ari biri gukomeza kugenda ihangana nabyo mwabiriya bice. Ubona yuko M23 nayo nta kwicara, akazi karacyakomeje, akazi karacyarimbanyije, mu gihe izi wazarendo zo zamaze kwigira abaturage, usanga kuba zagira aho zibarizwa bikomeje kugenda bigorana. M23 ikavuga ati rero muramutse mubasize mwabira bice bonyine, twamenya uburyo aho twamenya igice tuberekezamo, kuko nta irondo riba ryivanguye n'abajura. Abaturage bamwe rero babyumvishe, abandi ntibabyumva, ariko urukumva utarabyumva nawe ni kwa kundi nyine bavuga ngo wanze kumva ntihanze no kubona. Nimba wifatanyije n'umwanzi burya ngo nawe buri umwanzi, nyamwanga kumva ntihanze no kubona. Urumva ko kandi ngagapfa kaburiwe n'impongo. Urumva yuko abamaze kuburirwa bose bamaze kuva muri ibi bice, ndetse n'abatari kubivamo. Ubwo sinzi ngo bategereje iki, ariko uko nako M23 kiri gukora ni ukugira ngo ivangure irondo n'abajura, kugira ngo imenye uko patrouille ndetse na operation yaza kuyakora. Dore ko ngo haba nubwo igize gutya ikikanga umuntu ko ari umuturage na hari umusirikare, ugasanga ibintu bije kuba nkuko bitameze neza. Ubwo bakavuga ati kugira ngo ibintu dukomeze kugenda tubikontorora neza cyane, ngaho ni mujye uruhande rumwe, ubundi dukomeze gahunda zacu muri mu ruhande rumwe. So urumva ko muri gahira naho ntabwo ibintu bikomeje kugenda biba byiza rwose. Izi wazarendo zikomeje kugenda zivanga n'abaturage, ndetse izindi zikagenda zishyira muri zinsina. M23 gasa nkaho biri kugenda bibananiza bitewe n'abaturage banze kuba batandukana n'izi wazarendo. Hanyuma rero sina amakosa mu kiganiro cy'ejo bundi ku tariki 11 ku mugoroba wa tariki 11 nibwo twabwiye abantu, turababwira tubabwira inkuru y'abasirikare baba FDLR bari bafite amapeti yo mu abofisiye, donc abofisiye ba FDLR bagiye hanini bapfa bazize amarozi ya General Omega. Ariko n'ubundi byose ngo byaratewe n'amakimbirane yagiye aturuka mu macakubiri cyangwa se mu kiswe ironda karere, mu ngenga bitekerezo y'akarere. So rero mu by'ukuri abo bofisiye twabagejejeho, ndetse mu gutaha cyangwa se mu gusoza ikiganiro tubabwira ko turi buze kubagezaho n'abandi nabo bariye amarozi y'uyu mugabo General Omega, ariko bakikanyakanya ubuzima. Abasirikare b'umubiri bakomeje kugenda birwanaho, abagabo bakaba batarapfa ariko bakaba barwaye amarozi, barimo baragenda bayagendana. Ndababwira nti ibyo nabyo turaza kubibagezaho. Isaha ni rero, reka tubabwire abo basirikare mu by'ukuri barimo kugendana amarozi mu mubiri wabo, ndetse yabazahaje aya marozi akaba barayahawe n'uyu mugabo General Omega. Ese ni ukubera iki uyu mugabo akomeza kugenda aba bagabo amarozi? Ndabona rero mu by'ukuri iyi nkuru yacu nuza kuyikurikirana urajya umenya n'impamvu yagiye atanga amarozi cyangwa se yagiye aha amarozi aba basirikare mu by'ukuri bafatanyije cyangwa se afite amapeti y'abofisiye cyangwa se abofisiye n'ubundi basanzwe abana muri iyi FDLR foka. Hanyuma rero abari kugendana n'uburozi baburwaye, kwikubitiro uraza gusangamo witwa General Major uzaba akiriho. Urumva? General Major uzaba akiriho, koromboka, akaba ngo ari komanda wungirije wa foka. Urumva?
yitwa generali majoro uzaba akiriho koromboka, akaba ari komando wungirije muri foka, akaba ari umu exifare cyangwa se yahoze mu ngabo zatsinzwe za Habyarimana, akora azamukiye muri promosiyo ya 29 muri SM, mu kigo cya SM, ishuri rikuru ry'igisirikare, ishuri rikuru rya gisirikare. Ubwo yazamutse, ubwo uwitwa uriya mugabo bita ngo ni General Mudacumura yapfaga, nibwo uyu mugabo nawe witwa ngo ni uzaba akiriho koromboka yahise azamurwa mu ntera, cyangwa se yahise azamuka byihuse cyane. Uzaba akiriho niwe wahabwaga amahirwe yo guhita asimbura uwitwa Mudacumura, guhita ayobora icyitwa foka, FDLR foka. Ngarika amahirwe ntabwo yigeze amuhira, urumva, ntabwo byigeze bimuhira, aho yaje guhabwa rero uburozi, urumva. Umuntu hari umaze kurya uburozi nyine, urumva byari bimaze guhinduka. Bakavuga rero ko ubu ngo afite ibirindiro ahantu hitwa ngo ni Miyanja. Miyanja ni he? Miyanja ni muri Masisi. Miyanja ni hariya hamwe na za Hembe, ahantu ariko nta mirwano ihaba, bameze nk'uwahunze uruhagamba yagiye kure, usibye ko rurahegereye. Ariko uyu nguyu ngo rwose ngo ari aho ngaho arwaye amarozi mu by'ukuri y'uyu generali Omega, nk'uko arimo kugenda bigaragara. Undi ni General de Brigade Koromboka, ni General Major Koromboka. Uyu nengo yaje guhabwa uburozi mu mwaka wa 2024. Ubu burozi nabwe akaba yarabuhawe n'uwitwa General Mudacumura. Ubu burozi bukaba bwarakuwe ku mupfumu w'ahantu hitwa mu Munigi, ubwo ni hano mu nkengero, ni hano muri Zagoma, mu nkengero Zagoma. Iyo diru ngo ikaba yarakinwe n'uwitwa ngo ni Ajida Fideli, niwe wari wazanye ubwo burozi, niwe wahaye uyu mugabo uburozi. Ubu burozi rero uyu mugabo Ajida asanzwe ashinzwe ibikorwa bya foka hano muri Zagoma. Hanyuma General Koromboka rero aho ahora ku karago. General uyu nguyu mu by'ukuri Koromboka ngo nawe ubu ahora ku karago. Amara ye yarangiritse cyane bitewe n'iki, n'uburozi yariye isari yose, ashobora kuba yakwitaba Imana. Ibi rero nabyo byabaye ipfa ry'uyu mugabo ngo ryashizwe ku mutwe w'uwitwa General Omega, kubera ko Major General Koromboka bize hamwe, kandi ngo yari umugabo w'umuhanga, cyangwa se ngo yari amurusha ubwenge n'ubutwari. Omega ngo yahisemo kumwangiza kugira ngo atazamusimbura. Uburo nawe uyu nawe n'umwe mu by'ukuri mahora barwaye. Wose uwa gatatu. Uwa kane rero nawe urwaye amarozi yitwa General de Brigade Gakwerere Sibostan, ngo ni Gakwerere, General de Brigade Gakwerere Sibostan. Ni umuyobozi wa kabiri wa gisirikare ufite igikundiro mu gisirikare. Rero nawe ntibyaje kumuhira igihe General Byiringiro yamubonagamo ubusirikare, cyangwa se yamubonaga nk'umusirikare ukomeye, akavuga ko mu gihe kizaza byakuramo cyangwa se byazatuma amusimbura, akagomba kumusimbura nyine ubwo ku nshingano za Byiringiro, cyangwa se z'uyu mugabo Omega zo kuyobora iyi FDLR foka.
uyu General Omega ngo yamutumye witwa Fideli, ubwo ni Ajida Fideli, amuha uburozi aciye ku musirikare wamutekeraga. Icyo gihe kugeza ubu uyu mujenerali aracyarembye rwose, ngameze neza nabi kubera ari yamarozi. Uwo ni uwa kangahe? Ni uwa kane. Uwa gatanu ngo yitwa General de Brigade, yitwa General de Brigade Rishirabake Serge, uzwi ku mazina ya Shima Serge, perezida uyu rero ngo akaba ari perezida w'urukiko rwa FDLR. Reka mbisubiremo ahantu, yitwa ngo ni General de Brigade Rishirabake Serge. Rishirabake Serge ni General de Brigade Rishirabake Serge, ukunze kwitwa cyangwa se uzi ku izina rya Shima. Shima Serge akaba ari perezida w'urukiko rukuru muri FDLR. Amaze imyaka 3 arwaye uburozi. Imyaka 3 urwaye uburozi, buri waranoze, waranegekaye. Ngo uyu ni umwe mu basirikare bakuru barwanyije ko General Omega atorerwa kuyobora yitwa FDLR Foka. Akaba azwiho kuba avuka mu ntara y'Amajyaruguru, kimwe n'uwitwa ngo ni General de Brigade Kimenyi Nyembo. Muri iki gihe bombi, ubwo urumva na General de Brigade yitwa Nyembo ubwo abaye wa gatandatu, ngo muri iki gihe bombi barwaye amarozi ndetse ibisesengeri ni ibiki? Ibisesengeri? ngo barwaye amarozi ndetse n'ibisesengeri. Ngo isoko y'aya marozi rero nuko ngo Omega yifuza ko bahora mu ntege nke cyangwa bagapfa, kugira ngo batazarwanya itorwa rye rya manda ya gatatu. We arashaka kugira ngo batazamurwanya muri manda ya gatatu, kuko ngo manda ya kabiri ubu ngubu ayoboye iri hafi kurangira. Ngumvishe icyo barimo barazira. Baba ngaba nyine ubwo no gupfa bazanapfa nibareba nabi, kuko nta kintu ubwo bisa n'ibiri kurangira. Ubwo ni ukwivuza batakwivuza bikarangira. Nibyo handi icyo bimubwiye waravuga ati bakomeza bamererwe nabi cyangwa se banapfe. Undi rero wa gatandatu ubwo ni wa karindwi, so wa karindwi ubwo ni witwa Koloneli, afite ipeti rya Koloneli, yitwa Kubwayo Gustave, uzwi ku mazina ya Guillaume. Ni komanda w'agateganyo wa Krapu, ubwo asimbuye Ruhinda. Ni komanda w'agateganyo wa Krapu, wa mutwe. Krapu ni special force ya FDLR. Ngo uyu yagiyeho mu bwumvikane buke bwabaye hagati ya General Byiringiro ndetse na Omega, na General Omega. Uzi ko nje numvuga ko General Byiringiro Victory ari we Omega, ubwo uyu ubwo Omega yitwa Pacific, ntawunguka Pacific. Sibyo? Uyagiyeho ku bwumvikane buke kugira ngo abe komanda wa Krapu cyangwa se uyu mutwe udasanzwe FDLR. Ngo uyu yagiyeho ku bwumvikane buke bwa General Byiringiro Victory ndetse no witwa Omega. Ngo yashakaga ko Krapu, uyu Omega ngo yashakaga ko Krapu iyoborwa n'uwitwa ngo ni Majoro Muhire. Ubundi Omega ngo yashaka kwitwa Majoro Muhire ari we uyiyobora. Uyu Majoro Muhire ngo akaba avuka mu Majyaruguru. Aha rero General Byiringiro Victoire cyangwa se Victory akavuga ko
hakwiye kubahirizwa amabwirizwa agenga foka ko Colonel Ruhinda agomba gusimbuzwa n'umwungirije we witwa ngo ni Lieutenant Colonel Kubwayo Gustave. Abagize ukumvikana guke aho bavugaga ko uyu mugabo nyine ngo yagombaga gusimbura nde Colonel Ruhinda, Lieutenant Colonel witwa Gustave ngo yagomba gusimbura Ruhinda, Colonel Ruhinda, hanyuma ntibaza kubyumvikanaho neza, biza kurangira bagize bate batumvikanye, amuha amarozi. Urumva ko bitoroheje. Uyu Gustave rero mu by'ukuri ngo ntabwo byaje kumugendera neza. Lieutenant Guillaume akimara kuba komanda wa Karapu yahise atamikwa amarozi kugeza na n'ubu akaba cyagendana. Akimara kuba umuyobozi wa FDLR Karapu cyangwa se akiyobora uyu mutwe udasanzwe, bahise bamutamika ku kintu kijyanye n'amarozi, ubu rwose ngagendana nayo. Wose uwa 7 niba atari uwa 8 ndumva rwose yari abagereje. Uyu mutaramu arasoza ararika avuga ati amarozi muri FDL ntiwayavuga ngo uyasoze kuko n'uwitwa ngo ni Lieutenant Colonel Byiringiro ubwe ayamaranye imyaka 2. Uyu Byiringiro Lieutenant General Byiringiro aya marozi ngo amaranye imyaka 2, ariko avuga bivugwa ko ngo ayahabwa n'agatsiko n'aka gatsiko k'abasirikare cyangwa se n'aka gatsiko ka General Omega, ndetse ko yahawe n'inzaratsi zimugira ikigoryi. Lieutenant General Byiringiro ngo yahawe inzaratsi abaye nk'ikigoryi ngo zimugira ikigoryi. Yabaga urugamba rwara rwose birayobe kwitekerezaho ngo ku buryo atabasha no kumenya ibibera mu rugaga ayoboye, kuko ibyakwiye ibyabwiwe byose avuga ko arabaza Bikira Mariya. Iyo hagize ikiba cyose muri urugaga ayoboye cyangwa se muri aha hantu ayoboye, garavuga ati reka ati ndabaza Bikira Mariya, umubyeyi Bikira Mariya. Ntago byoroshye. Ngo benshi rongo mu barwanyi ba FDL bakabona ko uyu mugabo witwa ko ni General ni uyu gino ubwo uyu nguyu witwa ngo Lieutenant General Byiringiro ngo yarahawe uburozi bw'ubucurama kubera yacuritse umutwe. Ubwo birumvikana nyine. Barazira ngo kabwara mwambuye ubwenge. Akunda no kujya kwishakira gatobe bura muri munisiko. Akunze kujya kwishakira gatobe muri munisiko. Yarumva ko rero ntago barugarijwe bubwabo rwose, nubwo twavuga ko 23 nayo bitaboroheye, ariko ubwabo nabo bwabo ntago borohewe, kuko urukumva yuko bamaze gucika mu bice, kandi urukumva yuko bamwe muri bo bakomeje kugenda batumvikana. Bamwe ngo bagiye uyu mutwe wagiye ubabera inyungu, abandi ukababera mu by'ukuri ibibazo. Niko inkuru rwose isoza itubwira. Nguko rero ngibyo ibya FDLR hariya muri Rucuro rwose bikomeje kugenda bifata indi ntera. Kadusimukire rero muri Kivu Amajyepfo rwose ahangaza Minembwe, aho rwose batubwira ko guhohoterwa kw'abanyamurenge bikomeje gufata indi ntera muri Kivu y'Amajyepfo. Guhohoterwa kw'abanyamurenge bikomeje gufata indi ntera muri Kivu y'Amajyepfo.
umusore witwa Semahoro wo mu bice bya Gahwera aho muri komine ya Minembwe mu misozi miremire y'umurenge. Ingabo za FARDC zaramufunze zimuziza uko yaremwe. Nkuko amakuru ava muri ibyo bice avuga, ni mu masaha yo ku gicamunsi cy'ejo hashize tariki 11 y'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2024 nibwo uyu musore yafashwe arafungwa. Aya makuru avuga ko umusirikare mukuru ureba ingabo za FARDC mu Minembwe niwe watanze itegeko kugira ngo uyu musore abashe kuba yafungwa. Mu busanzwe Semahoro uwo mu bice bya Gahwera asanzwe akorera muri centre rwagati ya Minembwe aho yakoraga akazi ko kohereza amafaranga no kuyakira bizwi nka transfer money akoresheje umurongo wa Airtel Money, M-Pesa ndetse na Orange ya Kongo. Usibye n'icyo Semahoro akora no kuri agence y'indege ziva muri Minembwe zijya Goma na Bukavu. Ikinyamakuru dukesha iyi nkuru kivuga yuko ubwo izo ngabo za FARDC zaje gufata uyu musore zamubwiraga ko ari we ujyana amafaranga yoherejwe muri twirwaneho avuye mu bice bitandukanye, ndetse kandi ngo barimo banamukangisha ko abanyamurenge ari abanzi b'igihugu, bityo ko nawe ari umwanzi w'igihugu. Ariko nk'uko abaturanyi be babisobanuye ubwandi ndetse n'abanditsi bari hariya, nuko uyu musore yazize amafaranga yari aherutse kunyuzwaho y'abarimu bigisha ku ishuri ribanza rya Madengo, nubwo ibyo ingabo za FARDC zitabikozwa. Nyuma yaje kujyanwa gufungirwa kuri brigade y'ingabo za FARDC iherereye muri Bandegu centre kugeza mu masaha y'ijoro ryakeye niho yari agifungiwe, nkuko ibinyamakuru rwose biri hariya bibitangaza. Mu bihe bitandukanye abanyamurenge ahanini urubyiruko bagiye bahohoterwa mu buzi babaga bakoramo bagafungwa. Benshi muri bo bagiye boherezwa gufungirwa i Bukavu cyangwa se i Kinshasa, cyane cyane iyo bahohoterwaga n'izi ngabo zishinzwe umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko ziba zishaka kugira nabi zivuga ko kubagirira nabi zivuga ko bakorana na twirwaneho cyangwa M23. Gusa ibyo bibaye mu gihe muri ibi bice bya Minembwe hari umutekano nyuma y'intambara za mayimayi zari zarayogoje aka gace muri rusange. So urumva fayita ko rero urugomo rwo ruracyakomeje. Twababwiye yuko nubwo twirwaneho iri muri misozi ya za Minembwe muri ho plateau, ariko bakubwira ko centre ya Minembwe cyangwa se hano muri uyu mujyi wa Minembwe harimo FARDC ndetse n'abambari bayo, bikomeje kugenda rero ngo bituma abo mu bwoko bw'abanyamurenge bakomeza kugenda bagera muri aya masantere arimo FARDC ndetse n'abambari bayo, bakomeje kugenda bahura n'ihohoterwa muri rusange. Ubona ko ari ibintu tutakwishimira n'akana gatoya rwose. Navuga ko urwishyanga ruracyayirimo, ubugizi bwa nabi bwa FARDC n'abambari bayo bukomeje kugenda bugaragara hose. Yes, ubwo rero sina amakosa birumvikana. Reka dukomeze gushimira cyane abantu babanye natwe kuva, cyangwa hari amakuru usigaranye? Yes, inkuru dusigaranye nuko hano rwose muri Rubumbashi bari kutubwira yuko ngo ari imodoka yo bita KATUMBI ngo yasanzwemo intwaro nyinshi cyane
ngo ndetse arimo n'ibisasu biremereye cyane. Navuga yuko rwose nawe batangiye kumugerekaho urusyo nyuma y'ibyo bakoreye mwangacucu. Ndabona uwo bita Moise Katumbi ariwe utahiwe. Uyu Moise Katumbi ugomba kwitonda cyane kuko nareba nabi rwose biraza kuba ibindi biraza kurangira bavuze bamushinje gukorana n'imitwe yitwaje intwaro ubundi bamubirandure. Uyu niwe wenyine ushobora kuzatuma Gisekedi atabona indi manda barabikomeje bimeze gutyo kunguku, akaba ari n'ubundi bahurira ku matora, birashoboka kuba yamubuza amahoro. So rero niyo mpamvu burashobora kunamwikiza da. Yes, ni mugiye rwose uyu mugabo bita Moise Katumbi ari umuherwe rwose wahari za Rumumbashi uzwi cyane nk'umuntu ufite amafaranga menshi cyane, ariko utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Dore kavuga ko rwose ubutegetsi bwa Kinshasa ari ubutegetsi bwa nta kigenda rwose, ari bwa ntaho nikora. Ubona ko rero atagenda ajya imbizi nabo, ubona ko nabo batangiye kugenda bamugira amajanja. Nabo nyari ikimodoka rwose bafotoye bagenda bavuga ko bari gupakuramwe intwaro zo Moise Katumbi yari yikoreye, ariko kibaza tese yarazikora zijyanye muri Rumumbashi ko tuzi ko nta mitwe yitwaje intwari remereye cyangwa se rwanya ubutegetsi iriyo. Ese iyi zimbunda arazijyanye he? Ni nyuma yuko bari kumushinja yuko ashobora kubakorana n'iyi mitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubona ko nawe batangiye kugenda bamugera amajanja. Ese niki kiraza gukorwa nyuma yuko uyu mugabo akomeje nawe kugenda agerwa amajanja? Ariko nanone ntitwirengagize yuko uyu mugabo ari umugabo uvuga rikijyana hariya mu ntara ya Katanga. Dore ko rwose hariya usanga arizwi cyane, ndetse dore ko hariya banamwubaha cyane kurusha uwo ari we wese. Ese ibingibi abaturage ba hariya za Katanga baraza kubiha agaciro cyangwa se baraza kubitesha agaciro? Ariko urukumva nimba bitangiye gutya fighter, urumva ko Gisegeti ni muri ya gahunda kugira ngo agende yikiza abatavuga rumwe nawe mu bijyanye n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Yes, nguko rero rwose sinema ko dusoreza ngaha. Yes, reka dusoreza ahangaha. Kadusoreza ngaha, dushimire cyane abantu mwabanye natwe kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma. Amari Imana kumeze kubana namwe rero, ubwo andi makuru turaza kuyagarukaho mu masaha ari imbere. Abantu muhageze bwa mbere mutarakanda kuri subscribe muyikandeho kugira ngo tuzajye twibanira gatanu kuri kagenzi kako. Ababigeze koze namwe like na share ntimuze kubyibagirwa kugira ngo ikiganiro cyagera muzajye ubona notification mu imbere. Wakoze cyane sinema koze. Wakoze cyane fighter. Sana sana. Ciao.